Amatora muri Ferwafa arashyushye, amatora arashyushye. Ubu ngubu niyo nkuru igezweho yuko amatora ateganyijwe kuba ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani ashyushye. Ibintu birashyushye nk'uko hari urwandiko ubutumwa komisiyo y'amatora yo muri Ferwafa yatanze iragira iti kuwa gatatu tariki 25 Kanama 2025 25 Kamena komisiyo y'amatora yarateranye kandi yemeza ingengabire y'amatora y'abagize komite nyobozi ya Ferwafa y'umupira w'amaguru mu Rwanda ateganyijwe ku itariki 3 z'ukwa munani mu buryo bukurikira. Ku itariki ya 7 z'ukwa karindwi byarakozwe hatanzwe itangazo rimenyesha abantu bose bashaka kwiyamamaza n'ibisaka. Ku itariki 10 z'ukwa karindwi kugera ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi no kwakira amadosiye y'abiyamamaza. Ku itariki 20 z'ukwa karindwi kugera ku itariki 26 z'ukwa karindwi no kwiga ku madosiye y'abiyamamaje. Ku itariki 28 z'ukwa karindwi kugera ku 20 z'ukwa karindwi umuntu umunsi umwe gutangaza urutonde rw'abakandida rw'agateganyo. Hanyuma batemerewe ku itariki 30 z'ukwa karindwi kugera ku itariki 1 z'ukwa munani ni ugutanga ubujurire muri komisiyo y'amatora y'ubujurire. Ku itariki 5 z'ukwa munani kugera ku itariki 8 z'ukwa munani ni ugusuzuma ubujurire bw'abakiriwe. Ku itariki 11 z'ukwa munani kugera 11 z'ukwa munani ubwo umunsi umwe ni ugutangaza ibyemezo bya komisiyo y'amatora y'ubujurire. Ku itariki 12 z'ukwa munani bikagera kuri 12 z'ukwa munani nanone ni ugutangaza urutonde ndakuka rw'abiyamamaza kuzayobora umupira w'amaguru mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere. Hanyuma ku itariki 13 z'ukwa munani kugera ku 29 z'ukwa munani ni ukwiyamamaza. Kuri 30 z'ukwa munani hakazaba igikorwa cy'amatora. Hanyuma ku itariki 3 z'ukwa 9 akazaba gutangaza raporo y'ibyakozwe mu matora byose no gushyingura inyandiko. Umva ko rero ubu rero aho bigeze ubu nuko byatangiye gushyuha, bikaba bivuga ko ndetse Uwayezu Jean Fidel retired uyabereye siporo ashobora kuba ari mu bakandida babwa amahirwe yo kuyobora Ferwafa. Anwana amafaranga zibamushana amafaranga ariko wimbeshe ariko umva nkubwira umva none uretse rero urakoze gato nanjye mu mwanya umva uretse ndaguha umwanya nesige wamumuvuze umva impamvu ugiye mwemera Jean Fidel ni umugabo uronete icyo ni icyambere ugira ukuri urumva urinde gushakira amafoto ye ukuri kabisa ukuri kwa mbere ko kubanza kuvuga ati umutoza niba ari uyu twarebye CV bimeze gutya ibyo ndabyemera ukuri banze shyiraho ukuri yego aha icya kabiri n'umugabo ufata ibyemezo principe ze uko yazemeye nta watinya simvuze ngo nta watinya ariko nanone arabanza akajongera akavuga ati winkanga ibyo byo kumbwira ngo uyu mukinyi ngo president urashaka gutya ngiri gukora ibi ibyo nabyo byari bikenewe muri reyo icyo twagiye ariko muri reyo yarakeneye turajyayo oya uretse utana mu mutego kugira ngo reka maze sobanure muri reyo sport oya uretse banza uvuge karakteri zose tuzirangize oya vuga isi byiza bye reka kutuzana mu bindi nawe urabona umwanya reka maze sozi yongeye utuzana muri reyo dufite iminota reka mwikwiruka none n'usatu n'ukaswa n'iki uva maze sobanure rero ni muri Rayon Sport uretse gato na umwanya ikigoye ni ikibwa ko nawe uri buvuga ngaho kagaruke ko turi kwiganirira muri Rayon Sport muri club ushobora hasabwa amafaranga cyane buri agoranaga iby'amafaranga nibyo genda namu iby'imiyoborere sinigeze bimushinja cyane amafaranga niyo mpamvu navuze nakeneye abantu bamusupport n'ibindi ibya administration sinigeze muri Ferwafa uretse niyo mpamvu mubona ari umuntu mwiza wa Ferwafa y'amafaranga irayafite oya ndavuga muri reyo ubarahari oya witubijyana mu byari Jean Fidel ni n'umushuti wanjye ni umuntu wamaga akazi n'ibiki ntabwo sinigeze mushinja kuyobora nabi wabombeke muri Ferwafa yabagiyemo ifite amafaranga ibyo byo kuvuga ngo ejo nazagorwa ngo twabuze ibi nibi ngo nta kugura abakinyi ngo niwaguza abakinyi bijye ku gitutu n'umugabo w'ijambo ibyo tuvuga niba ari ugushyira hanze niba ari ibyo by'imisifurire uko yababyemera cyangwa se ubwo tukuvuga izo kariteze ya kipe azamenye n'umugabo uzi gusibura ubwo nongeye kubyo namubonyeho muri reyo uzi gusibura ngo uyu muntu ashoboye iki hari ibyo nashoboye nk'umuyobozi administrateur ariko ndabizi ko wenda mu bya marketing uyu nguyu namwifashisha Ferwafa afite contrat nago yabakora n'umuntu wantisipa ureba imbere utagendera ku magambo y'abantu ngo wambwiye ibi ngo nutagura ngo Elija ngo nutagura iki ngo induru ngo zizavuga n'umugabo wantisipa akareba imbere urabyumva ubwo ndi muri kariteze kukumva reka komeze ndumva izingenzi n'ubundi nanavuga nizo ngizo
nyinshi zikubiyemo kuba ari umugabo w'ijambo. Ubwo rero abanyarwandakazi urumva murabyumvise ko Faustin yatangaje ko Rayon Sport yahombye ndetse yakosheje gutakaza umuyobozi na Jean Fidel Uwayezu. Umugabo mwiza ariko n'abahari ni beza. Icyo kintu mutangazaje Jean Fidel nahoze nshima imiyoborere yiwe kandi n'ubu ndacyayishima. None se ndayanze n'abandi bayoboye barayoboye. Icyo dukuyemo mbere na mbere imiyoborere ya Jean Fidel warayemeraga cyane ijana kuri ndi. N'ubu urabona ko Rayon Sport ibibazo ifite yabuze Jean Fidel. Byanze wemera icyo cyaha. Ubwo tubyanzuye dutyo. Ntabwo yamubuze. Ukoze ibyiza bye. Ko Jean Fidel uvuze ko utaruzi ko afitemo kandidatire. Kuki utavuze ariko Tadeyo cyangwa se Muvunyi cyangwa se Gacinya bajya kuyobora federasiyo. Leonida shobora kunanirwa ubuyobozi bw'ahangaha nkashobora ubwahariye. Umuntu ushobora kuvuga uti ku rwego rwa ministeri umuntu byaramunaniye, ariko ndebye kariteze mu karere, ndebye uburyo akarere kagira bije uko biba bimeze ibi yabishobora. Hasi bicaye nkakubwira uretse gatoya sinakwibwire ngo Juvenal agiye muri polisi yabibasha kugira bivuze ni urugero nyine mutangaza ushobora kudafite ingama ukajya hariye. Nkurikije karakteri ze avuze za Jean Fidel ahubwo abereye Rayon neza ni wacakajagari kari muri Rayon wa mbere ambere guca akajagari ka Ferwafa yamanza agashyira akajagari kare ku murongo ahubwo buretse tubabarire twakuretse urumva amafaranga yarazi ukuntu yahiga ubu ahubwo ubukene bwasubiye mu yashakaga kubera ko yagiye nyiko yaragiye reka tubare ko yagiye ariko twebwe bigereye ngo twemeje ko Rayon Sport yahombye hanyuma ahubwo tujye muri twemere ko Rayon Sport yahombye ariko Ferwafa iramutse ibonye Jean Fidel yakosora ibiki kuko ntameze nk'imijugujugu yabaga muri Rayon Sport ndemera ko yakosora byinshi sibyo. Jean Fidel uko wavuze karakteri ze zose zemerewe kuba yayobora ishyirahamwe nka Ferwafa, ishyirahamwe hirya amagare, ishyirahamwe nk'iryo ya NPC naryo ryapfapfanye wenda urumva. Ni ukuvuga ngo indangagaciro ze muri siporo yewe na ministeri ya siporo giye nuko wenda natora mu bindi ariko afite indangagaciro yatweretse za siporo ashobora kuba yakora zinarenze urwego. Reyo yo yashaka kubijyanamo, Reyo burya ahanya avuyemo nibwo administration yayo yerekanye ko isubiye muri rwa rwego rwayo rwa kera yari amaze kuyishira ku rwego yicara muri ofisi igategura ibintu Faustin icyumweru cyose ntiyakwemerera ko uzana amanyanga kuri dufaranga wifata ugafata n'umugore wawe mukishyira ku rutonde rwo bazajya mu mikino Olympique. Iyo nka Olympique Jean Fidel yaba ari umuyobozi cyangwa mwihamisiyo ngo muzajya cyangwa muzatwara abakinyi mukaba muruta abakinyi abatoza n'abayobozi barekeje muruta abakinyi ibyo ntiyabyemera. Hanyuma rero icyo kunanizwa abantu bajya bavuga yakibasha. Icyo nicyo kibazo kimwe gikomeye ariyo nicyo kintu kunanizwa rero kuko zimwe muri za karakteri twavuze na Sekamana yarazifite. Icyo ni mukemera izi barahuzihuriye ya Sekamana yarazifite kuko reka nkubwire impamvu na Sekamana yarazifite Faustin igihe yayoboraga Kiyovu Sport yanze ibyo by'amanyanga, ibintu byitwa amanyanga, ibintu byo kumuvugiramo barakubwira bati Sekamana niwe kuri cya gihe cye harya se wowe yobora Burundi. Sekamana umwe mu banyamakuru yari ku ngoma ye ibaza umuntu uvuga uti ntimukine niba bimeze gutya na gutya muri za 98 urumva ku ngoma ya basiza harya ubwo icyo gihe we yari afite irihe petira ariko urumva nawe yari major yari major akagerageza kuresista imbere y'amakipe nka y'ubuyobozi bwa Siza agafata icyemezo gikakaye cyo gutuma ikipe cyo ku gikombe cy'igihugu ku munsi w'intwari oya kwibohora umunsi wo kwibohora oya cyari igikombe cy'amahoro ariko ari ku munsi wonyine ku itariki enye yo kwibohora nyine so cyabaga finalize simbyibuka neza oya ni munsi finali yabaga ku itariki enye zo kwibohora urumva aravuga ati bisimbye bitewe nuko itegeko ryari rihari rivuga ngo nta bakinnyi b'abanyamahanga bakina mu gikombe cy'igihugu. Hanyuma mu gihe cyo muri Ferwafa rero ikintu yabanje gukuraho yari umunyamakuru wakunda kumuhamagara muzanira utuntu tudutiku tutugamba uretse gato nyine nkubwira nyine ukuntu yateye kubyemezo by'amakipe nyine byemezo nta kipe muvugiraga bacaga kwa SG no muvangiraga ntago bacaga iwe urumva nyine bategekaga SG akagenda akabifabrika ariko ntago we bakoraga iwe. Icyo nawe ni weakness uri umuyobozi yanga kwijira inzego. Reka nkubwira nk'icyemezo cya mbere yafashe nka cyemera urumva
kwa kundi Rayon Sport yari yanze gukina igikombe cy'intwari bavuga ati genda cyagiye cya Sadjano Eh, bamugere mu cya Sadjano. giciro nakavuga ati je nagende ntabwo Nibigiye, nigende namwe naretse igikombe ne kare kandi amategeko wayashyizeho winginga winginga iki itegeko rirubahirizwa itegeko rirubahirizwa niba warishyizeho ibyo yo kuvuga ngo ndinde ngo kuba ari njyewe ngo njye ugomba kugikina oya niba itegeko warishyizeho rikomereho urumva Sekamana rero nawe icyo nari ngiye kuvuga Faustin nubwo twavuze ko afite izo ndangagaciro ariko ntibibuza ko kunanizwa bakunaniza niyo waba ufite izo ndangagaciro Faustin Sekamana wafata ibyemezo bakaguseseramo mu banyamabanga wishyiriyeho Sekamana muri babayobozi bamushizeho mu bandi bayobozi muyoborana mu makomisiyo bakagucengera bakagusesera ku buryo usigara uri wenyine imizi yose barayiranduye ugasigara ari we wenyine ukubita hirya bakakuzonga cyane rwose mu rwego rwo kubahiriza amategeko Ferwafa yagiye ku mukozi ushinzwe amategeko sibyo kugira ngo bagendere ku mategeko Sekamana uburyo niwangaje Jire yaravuze ati mushire umuntu ushinzwe amategeko hano uyareba buri munsi niba yubahirijwe ariko uko ribaruwa nyine baramuzengurukaga nyine nkuko na Jean Fidel bazamuzenguruka wagiyeho n'ubundi Faustin ntabwo abantu mu kazi baba bamenyera uko bakorana n'abandi amanyanga ntabwo bayoberwa ku buryo bayakorana ariko Sekamana mu mwanya we yarebaga icyo byubahiriza amategeko Sekamana muri Ferwafa yasanzemo amafaranga ibibazo by'amafaranga n'ibiki n'amadeni arishyura akadeni kose n'akama kisironi dasino gakora uti ubwo rero dukeneye profile nk'iyo ngiyo yundi muntu ufite izo ndangagaciro Sekamana niyo horaga amamisiyo tunagendeye ku byo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga dukeneye umunyagitsuri niba nkiti igitsure cyo gukebura abantu keretse n'ubundi akanama nakubwiye bakamushyiriyeho mudushiriye ifoto y'ibirungi agomba kuba afite indi support umuntu wagiyeho akaba afite apane byo kukubwira John Bosco iyo kuvuga ngo tuguhaye kuyobora federasiyo niba gushyirira kandi kanama kazagufasha kugucubiriza ba rwivanga nishwa nama kabe hejuru nari kuvuga ngo kugucubiriza ba ruvuyanga ako kanama gatuma abo bantu abantu bavuyanga ibintu byawe bakabyivangamo bakabivuyanga ako kanama kakagufasha kubacu umuntu turamuhamagara tuza abiripotinga yego ariko kuvuga ngo bagushyizemo muri Faustin ngo nuko ufite igitsure n'ubundi ntihagira abandi bantu bagusapotinga bakurikirana ibyo bintu byawe nibuze ngo bazavuga ngo bazabigira ntabwo byaba bihagije ariko iyo uri umuyobozi uzi iyo leadership nyine naho ngaho urahinjira nitwo tunama ukaba wasaba ko twajyaho Sekamana ari Leonidas muri babayobozi akunda guhamagara baryongora bateranya abandi bakora icyo uhamagaye Sekamana umuyobozi muri komite ya Exco mugirango aramamagara ngo ati ntukajye umamagara saa 3 z'ijoro sindiciri wawe umamagara amasaha ugiye kumbwira ubusa kubera iki ana amasaha yo kujya gutereta n'abashiri banyu reka tujye kuri Birungi John Bosco nawe uvugwa Birungi Leonidas Yohani Bosco watangiye avuga ati ikipe y'ibisamo Yohani ukaba wizeye ko yabirwanya se Yohani Bosco icyo mbona muri Ferwafa yahindura ku mishinga ya Ferwafa ni umugabo uri sharp uri w'umuhanga sibyo niyo sport uyikunda uyimazemo iminsi uvunika niyo kipe ye muri project zateza sport football imbere ashobora kuba yazikora atananijwe oya urumva muko yakora projet y'umupira akaba yayitanga muri FIFA urumva kuba yahagarira u Rwanda muri FIFA akavuganira umupira w'u Rwanda oya ndabikubwira burya rero ndasara abantu batari sharp muri FIFA se yagiye oya ukateye uzi wagiye muri FIFA atatumiwe ukateye oya FIFA oya ubona hano da poste impamvu ubona bano bayobozi bacu bose tubaze gushyiraho batakijya mu nzego za Sekafa niki nukwiyamina kwabo umupira wabo ko ari muki none se tubwira oya tubwereka aho Birungi yiyaminiya kuba hariho vision se oya nagaro vision Birungi ni umuntu wakinye umupira uzi ubwenge bwawo urumva oya nuko wenda mwebwe munyana kuriya yawukinnye hehe ku rwego rwe rwa materi yarawukinnye none se administration byo kuba byabikije ko twagiye oya Birungi ntabwo we nakubwiye ngo Birungi si byamunaniye administration arayizi yewe ibigo bikomeye iyo narebye n'ikipe y'uburyo ki iyobowe nabyo ni ibintu bidafite oya ikipe ye namufana none se ikipe y'urwego bose Gasogi ko ihari ikipe y'urwego rwese Gasogi amafaranga ashoramo nayo Birungi ashoramo bahomba kimwe uhomba cyane nindi Kenizi
inyungu z'umuntu ntiwazimenya. Inyungu z'umuntu Kenisi se nta bakinnyi agurisha. Oya ahubwo njye nyine yagurisha ugacyanje oya njye navuga Birungi naganira ko bamwimba barabamwima ku Kenisi se bareka ingufu zari nyoye Kenisi amwima umukino nta nubwo uzi inyungu buri muntu ashaka kuko Kenisi ashobora no kuba akeneye icyo cyubahiro cyo kuguma muri Premier Division. Uhunguka ni Kenisi umaze igihe muri Premier Division undi akabaje muri mwaka itagiye ariko ya produce abakinnyi ndetse ahubwo ugiye kuba ariko bibwe wanavuga ko unufite Mutangaza Birungi ni nk'abandi bose wavuga ngo iyobore n'undi wari wose. ndakubwiye ngo Birungi yabarusha aba bayobozi bose na administration yayibarusha. Birungi n'ikipe ye ubona ko irimo akajagari iti n'abanyaburyo ko bamuvangira ntabwo yazazana abapampe muri Ferwafa. Byose twari turi muri gahunda z'umuyobozi. Umuntu utamenya kwera imina nakubwiye ngo umuntu utamenya kwera imina naze baryamanganye uretse ko bamwibira muri betting yashobora kwera bayimujyana kuri betting atazi Kenisi hari umwinjirira mu rugo yawe yarabirukanye n'abamutabaruka ntibashobora kuvuga kandi bakorana n'abafana basanzwe iwiwe none wa mugani bazugeze muri Ferwafa y'imiriro umuntu unanirwa kumanaginga ibye yamanaginga ugiye kujonga oya wamanuwe burya wamanuye ni oya ntacyo oya wanda kumanuka wamanuka ariko nuza mu Jibuni yamanutse oya ariko mu Birungi kucitwa projet reba ikipe sponsor yari imaze kubona sibyo oya nakubwiye ngo ariko uburyo baprochinga hose abandi bari bafite Birungi nakubwiye ngo kuri administration kuba igihugu kimwizera Birungi kuba FIFA yakora communication presentation ya present igihugu Birungi bano bose oya n'uwari uri Ferwafa Ferwafa Birungi naho bahagarara Mutangaza icyambere gikenewe ni biriroka oya uyu nguyu yasanze crisis urumva ngo igihugu ninde kitizera ariko niyo ariko presentation yawe wajyana imbere y'abantu nawe ugasanga nayo yasanze yeye kugira ngo haba kabiri umbwira ibigo yayoboye seve y'ibigo yayoboye ibigo yayoboye se abandi ntibabiyoboye bahise byo bigaragara biye biteje imbere yasanze ari ibigo biri muri crisis bya Cristo Venture arabizahura uyu nguyu bamuvanye muri expert mu banyamerika yiga Harvard urazana umuntu nka Birungi ukajya gukinira kuri seve abandi se bo ntibayifite bageze bihayenze uyu bamuvanye nk'umu expert kuzamura ibigo bukungu bwabyo wowe urazana abantu uyu ni mpuzamahanga kuri Birungi ubukungu bwa byose ubwirwe n'ikigo wabizi jewe ndabizi ko nakubizi ko batamugira ministeri w'imari afite business akora ni umu expert nk'umukonsilita uko rero bihore n'abantu umukonsilita mpuzamahanga uyu nguyu aramutse ari we ahawe uvuga nyine vision iyo mishinga yayihaye ida vision ni ikipe birwa bibaje vision mpira wapfuye Ferwafa yirwa imukandamiza kubera ubwenge tujye kundi undi ni Munyentwari abantu batabyumva ni biba bivugwa ku muhanda nyine turimo turaganira kuri Ferwafa tujye kuri Munyentwari yaje nta kazi avuye ku guverineri maraza muri manda nta kazi akazi ka guverineri kari kazi none zerakiri yarategereje kandi icyo gihorere yaje nyine avuye mu nzego za leta ariko nyine ubwo amaze iminsi yari amaze iminsi atari guverineri sibyo ubwo ngo yari umuntu uraho umushomeri cyangwa yakoraga ibye sibyo udakora muri leta bari umushomeri ahubwo nuna bicunga usanga ari urwego yayoboraga ahubwo yise ajya muri polisi urumva bamucishayo kugira ngo ajye kwiyamamaza kwa perezida Ferwafa polisi tutayimuziho twakabaye tumubwira ati kutaciye magaju ko ari wowe yazamuye tubizi oya aho yaciyeho ntawe utahazi byari maguye ahubwo turebe Munyentwari rero mu myaka yamaze muri Ferwafa ntacyo yishe nta nicyo akijije nta byemezo bikaka yahagararaho uzabibona byose byitirirwa kamarade urumva nta mupira uretse muri niyo mizi ya nyuma ashaka kwiyamamaza ugeze umubonamo sibyo ni kamarade ubifata rero nyine kamarade nyine nabwo ariko Munyentwari aherutse kuvuga ati murabeshya kuko kamarade nta cyemezo yafata nyine ariko nibyo siko Kazura se jire yajyaga batubwira bose ni uvuga ngo Munyentwari oya ntago kamarade amuyobora uvuga ngo faiblesse ye ntabwo umupira arazi ntiyajya kwijana byatazi oya hari aho nawe unyuzemo ku ngoma ya Kazura ko bavuga ko ari jire ubwo Kazura ntacyo yakoraga yarakoraga ariko nyine abantu batukaga jire kubera ko nibo bahigaga jire ubwo rero n'ubu bahiga kamarade ariko Munyentwari arakora we nyine nibaze kamarade we navuga ko yakoze iki
bakoze iki Oya, mu myaka wowe ibiri uvuga ngo mubwira senkani Oya. niba uvuga ngo hari ibitagenda ubwo uravuga ngo iyo bitagenze byitirirwa Byitirirwa kamarade kamarade. niyo bitagenze neza byitwa kamarade siwe byitiriwe wowe se mu mboni zawe mu busesenguzi ubona ari nde uba wakoze amakosa n'ubuyobozi bwa none siwe perezida siwe perezida ingoma niwe perezida ntabwo byakwitwa nde none se ntabwo birirwaga birutuka Jean Fidel bakamutuka bagatuka namenye ariko Jean Fidel bati namenye n'umukozi wanjye ubwo rero ni Munyantwari byagakwiye kwitirirwa urumva Munyantwari rero nta cyiza se cya Munyantwari yagezeho muri iyi nakubwiye ngo ni akantu kamwe asize nawe ajye mu kujya kwifotorezaho karimo kugenda nakitwa junior kurakemeye niko yakoze ariko Hamudani aravuga ati nakanjye mwikamwitirira n'ibyo kandi ariko ni perezida wa Ferwafa ariko wibuka ko umuntu yiyamamaza ariko nibwo ni komisiyo nyine perezida kuri perezida wese ubyaprove ni nawe ntibyari kubaho ariko ibindi byose agusubiza biri nk'umuyobozi w'umurenge w'akarere twamubonye mu cyemezo cy'umutoza w'ikipe y'igihugu kuhaguma n'ugenda yagiye ahuzagurika ngo ashobora kuzahaguma ngo ntazahaguma niyo mubajije ku bya minisiteri ntagusubiza ubwo rero nyuma y'uko umenyeka amakuru ibyemezo by'amakarere byagiye biba by'amabaruwa umushakamo ukamubura nyuma y'uko agize nawe ubunyaryenge bw'umupira nawe bakabona ko burya nawe burya yatangiye kumenya umupira w'ubusambo nubwo namwise igisambo kafu yamaze kuzamura amafaranga azajya ahabwa federasiyo perezida wa federasiyo subizi Rondas byari mu 20 cyangwa byatangiye ku ngoma Sekamana babigira senkani harya ubu ni amafaranga 1000 ubu iyi senkani yarayibaririye agenda yimura amatora kugira ngo amafaranga abanzaze amatora aguma kwezi kwa gatandatu ayicuma ka 7 none ageze 30 ahubwo azajya no mu kwakira oya amafaranga ikigaragara cyo muri we agiye kubanza gusiga iyo senkani yiwe ije agiye gusiga budget ya Ferwafa ayifite ihari nisha FIFA babizi ko ibamba igiciro 2 urumva ariko se wasiga bataguhembye aye n'abakozi be batagiye babona mission ayabo yose agomba kugenda bayafite niba bagiye none se sibyo nyine urumva nawe yese abantu bagomba kubona batabibona bibonwe n'abaje none se abandi bagiye barayabonye abajyaho bazabona ibizaza nyine abandi barayabonye oya njye ahangaha nta njye byo nabishyigikira urashaka ibyo genda bitwara abariho bagende bajyanye n'ibyo bagomba se budget y'abandi zakora muri sesita ubu perezida ugiyeho ahita asarura 50 kandi hari wari uriho oya 50 yari yabaririye ayo ngayo yurayemera kwa 7 yari yaje rwose ariko kuri budget y'abandi agiye gukoramo ndeka nine bagomba kuyigenderaho none se niba wayize mu kwambara niba bagomba kwishyura oya yawe icyo kiroroshye nawe aho gaho uzanye utugingo tudafututse reka umuntu ibyo yashyize ku murongo ku ngoma ye babibone abakozi bahembwe amamisiyo abayagiyemo bayabone sibyo Faustin nawe agashahara ke niba kitwa agashahara niba kitwa impozamarira niba kitwa iyo periode nyine byagiriyeho muri periode byagiriyeho abibone hanyuma amatora abe atorwe cyangwa ntatorwe ariko ibyo agomba kubona mu gihe cyabyo yakibonye cyane ibyo ni urucaba ibyo rero ni imibare yakubise ndetse ayicuranga neza harakarita neza uko watubwiye wavuze ngo nicyo yishe nta nicyo akije ahubwo yarabyishe cyane nyine urabifite nawe urazuba umwanya wawe reka kuko iyo bavuze ngo ntacyo wishe nta nicyo wakijije ni ukuvuga ngo ibintu biba byaraguye kandi wari utegerejweho gukiza ibintu kuko ajyaho hari ibitaragendaga neza byinshi uravuze uti nako ga competition kaje rero dasi we hari icyo umushinja njyewe icya mbere mushinja nyine kudafata ibyemezo bihamye nko kuri iki cy'umutozo wakivuze urumva icyo ntago yigeze agaragara mu buryo bufatika ngo avuga ati ngewe nka perezida federasiyo ko buri wese yarabibona mu maso y'abanyarwanda ko umutoza Frank Torsten Spitler akwiye kuguma hano mu Rwanda kongera amasezerano ariko biramunanira kwiyempoza kandi mu mutima we bya bindi tujya tuvuga ngo umutima urabisha bavuga umutima ubishaka umubiri ntukunde umutima ugashaka ikintu bigaragara ko umutima washakaga kubikora ariko umubiri ukabyanga kwa Munyentwari icya kabiri mbona ku managing amakimbirane y'amakipe nawe byaramunaniye ari nayo mpamvu byitirirwaga kamarade ahubwo akaba intwari reka mbyite kamarade
kamarade akavuga ati ngenda gifashe nibashaka bavuge nibashaka bangenze gutya ukabona Munyantwari ntashaka kubyempurikamo cyangwa se ngo ajye hari asobanure Faustin burya ba Olivier hari gihe nibuze bagega bakavuga bati nimuze tuganire ariko muri aya makimbirane hari nk'ibintu byagega bikavuga se Munyantwari wakoresheje ari he uri he yazaga birangiye kuyigije birangiye ntunagire n'icyo bivuga gifatika cyangwa ukajya kwihengeka kuri televiziyo y'u Rwanda ngo akaba ariho ubivugira kandi urabona we ishu ireba abanyarwanda bose buriya nk'iriya ishu ya Bugesera byakabaye ari ikintu yagiye kuri televiziyo press conference akaganira n'abanyamakuru akabivuga akabishyira ku murongo n'ibindi byagiye biba Mukura Rayon Sport Matara ukabona fata icyemezo uvuga uti bihagaze ukabona aho bigezaho ministeri iza kumanaginga ibintu by'umupira w'amaguru byananiranye kandi federasiyo ihari fata icyemezo kandi burya rero ni dase bakubwira ko umuntu abaye akazuyaza iyo ubaye muri ibyo bintu abantu ntibamenye tese umuntu ari kubivanga uyu muntu ari kubikora neza icyo gihe bihora bipfa n'ubundi ntiwakwizera ko n'umwaka utaha mu yindi manda y'imyaka 4 hari byinshi nanjye ndi kuri urwo ruhande.